icyenda ntabwo warwana n'ikigeragezo udafashijwe n'Imana ngo ugitsinde, ahubwo ufasha gufashwa n'Imana inostansi rivuwayidi ikabasha kuguha kukirwanamo nyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami anyambika n'ikamba ry'ubwami. Byiza buri gihe tuzajya tuganira kandi tunafatikanye kuhimbaza Imana mu byo Imana iba yaraduhaye, nko kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko abarunyuramo umuririmbyi yaravuze ngo aravuga ngo inzira iraruhije, iyi nzira iturimo iraruhije, isaba uwo ari we wese uyirimo kugira ngo ayinyuremo ariko afite umuhati ndetse n'urukundo. Imana ishimwe rero. N'ubundi ndagarutse n'inshuti yawe cyangwa se yanyu ibakunda. Ndasuza rero abantu bose abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, bari impande zose z'isi, abantu bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, mwa nshuti mwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kuko ni byiza cyane ko komeza tukaramya cyangwa se tugahimbaza Imana mu mirimo y'ibyo yagiye dukorera, kuko hari byinshi yagiye ikora kugira ngo tuzabashe kuyivuga, tuyivuge neza, kuko abayiringira ntabwo ijya ibakoza isoni, cyane ko umuntu wese wizera Imana igifata umwanzuro mwiza wo kumugirira neza, kuko mu bantu benshi bagiye basenga hari ibyo bagiye bahura nabyo, bagiye bahura n'ibyiza, bagenda bahura n'amahoro, kuko burya usenga ubirimo neza hari inyungu nyinshi ugenda wunguka, kuko twunguka ari uko turi muri Yesu, cyane ko urukundo rwa Yesu nirwo twese tugendera muri urwo rukundo. Rero hari indirimbo ngira ngo tubanze turirimbe muri uyu mwanya wacu wo guhimbaza Imana, ndetse mu gitondo cy'amashimwe dushima Imana ku bw'imirimo n'ibitangaza yagiye dukorera. Rero ni François Nuwihoreye François ugarutse, kuko buriya ni byiza cyane iyo twivuze. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana, yego twarabyaye, turashimira Imana rero itanga urubyaro kandi ikagenda igira neza. Rero Imana ishimwe. Nagusuhuzaga ngira ngo tufatikanye indirimbo ivuga ngo Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo yakorera Imana, ngo kuko yari yibutse aho Imana yamukuye. Nawe wibutse neza ukareba ahantu Imana yagiye ikuvana, yagukuye mu magana menshi, yagukuye mu mfu nyinshi, Imana yagiye itugira neza. Ntabwo rero wabona icyo uyishima, cyane yuko mu mashimwe yayo burya ibiryo by'Imana ni amashimwe. Imana iguha umugisha rero mu izina rya Yesu Kristo. Reka turirimbe, ntujye kure kugira ngo tugendane, ariko nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo nawe ube umwe mu bazajya bakurikirana iki kiganiro, cyangwa se aya mashimwe ukamfasha gushima Imana. Ndagusaba rero gukora subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi byabasha kukugeza imbere, kuko tugira inyungu nyinshi iyo tugenda dukora byinshi bifasha abantu benshi, tujya tubyungukiramo. Umwami Yesu akatugira neza. Nkwibutsa gukora share, gasharinga iki kiganiro abantu bose mu magurupe ndetse ya WhatsApp ya Facebook ndetse n'ahandi. Uraba udufashije muri uyu murimo w'Imana. Imana iguhe umugisha. Tugendane rero. Ndavuga Imana rurema, Imana ishobora byose, Imana yadukuye ku cyavu, irangije twicaranya n'ibikomangoma. Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo yakoreye Imana, kuko yari yibutse aho umwami Imana yamukuye. Aravuga ati Mana we, nabonye ineza yawe, giye narindi nukuri ku gasozi, ndagiye umukumbi wa data. Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo yakoreye Imana, kuko yari yibutse aho umwami Imana yamukuye.
aravuga ati mana we inabonye ineza yawe ngiye narindi nukuri ku gasozi ndagiye umukumbi wa data shimwa nyagushimwa nukwiriye icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye banguse shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye banguse ndavuga Imana igira neza nyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami anyambika n'ikamba ry'ubwami ampindura igikomangoma yanyimikishije amavuta mu maso y'abakuru banjye ba Eliyabu n'Abaminadabu b'abasore b'abanyabigango yanyambuye imyambaro y'ubushumba anyambika ibishura by'abami anyambika n'ikamba ry'ubwami ampindura igikomangoma yanyimikishije amavuta mu maso y'abakuru banjye ba Eliyabu n'Abaminadabu b'abasore b'abanyabigango shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye banguse shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye banguse shimwa nyagushimwa ukwiriye icyubahiro inabonye ineza yawe ababisha banjye banguse Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo turirimbye indirimbo iryoshye cyangwa se biterwa wenda ngiyo nibutse imirimo y'iby'Imana yagiye ikora numva nyishimiye kandi nyihaye icyubahiro nawe jya umfasha dushima Imana kuko kuba turiho ni ukubera Imana kuba yaraturinze nabwo ni ukuberayo ni ukuvuga ngo hari byinshi cyane yagiye iturinda yaturinze byinshi bikomeye yaturinze amakuba menshi Imana ishimwe uyu Dawidi yari ari mu bigeragezo yabaye mu ntambara nyinshi yabaye mu makuba menshi ariko yihanganira mu ntambara yari arimo ararwana aranesha ndabyibuka arwana na Goliyati ubwo bakuru be bamubwiraga ngo ariko wagahunguwe uriyemera urirata kuko babonaga uko yabyirutse cyangwa se uko yavutse byari ibintu bikomeye ariko itabasha kurobanura abantu ku butoni iramureba ibona nawe yavamo undi muntu yavamo umukozi wayo yavamo mbega umuntu yishimisha Imana ikeneye abantu bayishimisha ikeneye abantu mbega abantu bayihimbaza iminsi yose hari umuririmbyi yavuze ngo nzaguhimbaza ngo iminsi yose nkiriho yari yaramaze kureba abona hari byinshi mbega bigenda bihimbaza Imana ariko bitayihimbaza bivuye ku mutima ibyo bituma rero aba ngo nzaguhimbaza nyifite uyu mubiri bivuze iki rero nawe niba uriho hari uburinzi Imana yaguha jya ufasha duhimbaza Imana ni ukuvuga ngo hari byinshi cyane nabonye biba mu guhimbaza icyambere ikagukiza hari ibiganiro byinshi tuzagenda tugirana turebe eske abantu bakiza amaboko y'ababangani ni bantu ki
uyu munsi ndagira ngo ngire ngo Dawidi yari yaravutse mu muryango wo kwa Yesaya, avukira mu bandi bana harimo aba Eliyabu n'aba Shama ndetse n'aba Aminadabu, avuka asanga abandi bamurushaga ubwiza n'uburanga n'ubunini n'ubugari, ariko abo bose Imana aleluya itabasha kurobanura ku butoni, irangije yitegereza Dawidi iravuga ngo yagomba kuba uwanjye, ngo noneho akivuka avuka ari umuntu mbega ushabutse mu bundi buryo, cyangwa se mu yandi magambo ushabutse, cyangwa se ufite imbaraga, mbega ufite ubushake, kuko umuntu umwe yaravuze ngo gushaka niko gushobora. Ariko arangije ngo isamwohereza mu ntama kuko ari umwana udafatika. Buriya reka nkubwire, abana wenda baza kunyumva ni abantu bavukana ku babyeyi batandukanye, kuko Yesu ubundi akivuka, cyangwa se reka nisubire wenda mu isezerano rishya, Yesu akivuka habaye ibirori byinshi, ndetse aranarwanywa ko shitani yamye amurwanya, we amurwanya akivuka. Dusubiye inyuma rero duhite tugereranya n'uyu Dawidi. Na Dawidi akivuka yavutse Isaya itamwohereza mu ishyamba ajya kuragira intama. Bikitonderwa, ntabwo kuragira intama byavugaga abantu azayobora, aleluya, no sans célébrer, nita wizayire, byavugaga abantu azagenda agira inama, byavugaga abantu azashyigikira. Ndagutangariza yuko Imana iyo yashatse kuzayivugira ikunyuza mu bikomeye, ariko yenda kuzagucisha ahakomeye kugira ngo uzanabe umuntu ukomeye. Kugira ngo amen. Noneho uyu Dawidi ngo ajya mu ishyamba arwana n'amadubu, ngo akajya aza gutora ngo abana b'intama ngo akayasamura, ngo akayifata akayicoca akayica akayimena urwasa akayambura umwana w'intama. Ndagira ngo nkubwire ngo nicyo cyatumye ajya kurwana n'uriya Mufilisitiya bitaga Goliyati, kuko yari yaritoje icyo bita intambara. Noneho arangije nibwo Dawidi uyu mbyende kuri ya ndirimbo, iyi ndirimbo ivuga ngo Dawidi ari mu ngoro ye ubwo yamaraga kuba umwami. Noneho uyu Dawidi yitwa Dawidi ariko agira ubutwari, aleluya. Noneho nkubwire iki rero, aha Dawidi yabaga mu ishyamba, yari yaritoje icyo bita intambara yo gusenga, intambara yo kurwana n'ibikomeye, nyamara wowe woroheje. Nkubwire ngo ibigeragezo si ikintu warwana, nubwo waba uri umugabo umeze ute, ufite ibigango bipima iki, nubwo wapima ibiro 999, ntabwo warwana n'ikigeragezo udafashijwe n'Imana ngo ugitsinde, ahubwo ufasha gufashwa n'Imana, inostansi rivuwayidi ikabasha kuguha kukirwanamo ukanagitsinda, kuko buriya niyo minsi turimo. Ibigeragezo biraza ariko tukabihagararamo. Niyo mpamvu twasomye iri jambo, Dawidi we yabashije guhagarara, arwana n'idubu, arwana n'ibisimba byinshi, anarwana na Goliyati aramutsinda, Abisiraheli bagira ijambo. Ubu ikikubwira umuntu warwanye akarwanira mu gukiranuka nuko ageraho agahesha agaciro abo barwanana nabo basengana. Imana iguha umugisha. Noneho twasomye ijambo rivuga ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga. Nuko iki abakurwanya ni abantu muturanye, ni abantu mubana, ni abantu musenga, ni abantu mukorana, ndetse abakugambanira ni abantu mukora umurimo umwe. Ntabwo dayimoni yaza ngo akoresha abutazi nako abatakuzi, ahubwo akoresha abakuzi. Bivuze iki? Niyo mpamvu uzasanga umuntu umusengana akugambanira guteze abantu, bitewe n'iki? Uyu muntu nawe siwe, ahubwo n'umwanzi wamugiyemo amujyamo, arangije arakurwanya. Ni iryo jambo dusomye rivuga ngo kudukiza. Imana niwemera uyu munsi iragukiza amaboko y'abakwanga. Naziye kuri aka kaganiro gato nagira ngo duhimbaze, tuzajya dufata umwanya buri gihe tugenda duhimbaza Imana, tunarebe ab'Imana irwanirira abaribo. Noneho uyu nguyu rero Imana irwanira ni umuntu uba ufite umutima umeze nk'uwa Dawidi, ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Uyu Dawidi ndagutangariza ko ajya kwimikwa, yimitswe Sawuli akiriho, ko Sawuli ngo amaze imyaka ingahe ari ku ngoma, arongera amarindi 38, 2 n'Imana niba nibuka neza, 2 niyo yamaze ari ku ngoma anezeza Imana, ariko indi 38 ayimara ababaza Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe utangira gusenga biryoshye, byagera ugahita ubivamo ukajya mu byaha ukasuzuguza Imana. None hanga twasomye yavuze ngo kugirira
ba sogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Kugirira ba sogokuruza cyangwa se abatubanjirije imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera. Nuko ngo ibyanze bikunze amasezerano Imana yaguhaye niyije gukoreramo. Nari naje kukubwira ngo abakurwanya n'abakwanga nabo muziranye, nabakwiyoberanyaho, nabahora baza. Niryo jambo uyu munsi n'ikiganiro tugiranye. Nkubwire ngo gira umutima umeze nk'uko Imana ishaka, nayo irakungura ubwenge, irakuzamura gukura mu bibazo, ikuzamure igushyira ahandi hantu, ikujyane mu mucyo wayo wera, kandi yongere ikongerere imbaraga n'amavuta. Imana iguha umugisha. Nagira ngo rero mwibutse yuko ugomba kuba umwe mu bantu banezeza Imana muri iki gihe cya coronavirus. Muri iki gihe abantu bari gupfa umusubirizo mu mahanga yose. Muri iki gihe abantu benshi bataye agaciro, insengero zifungurwa, ibibazo bikavuka. Mbega ubwo turi gusengana ubwoba bitewe n'impamvu. Rero nagira ngo nkubwire ngo muri iki gihe nicyo gihe cyawe cyo gusenga no kubana n'Imana kugira ngo ikungure ubwenge. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. N'ejo turi kumwe, n'igihe cyose turi kumwe. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tuzajye dufatikanya muri uyu murimo w'Imana, muri uyu murimo Imana yampaye, muri uyu murimo Imana yaguhaye, muri uyu murimo wo kusakaza ubutumwa. Nari nazanye ijambo rero rivuga ngo abanzi bakurwanya nabo mubana, nabo muri kumwe, ntugahangayike, ahubwo igera Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge, ngusengere kugira ngo tugende twubaha Imana. Mana ishobora byose, ikora imirimo n'ibitangaza. Gira neza uyu mukozi wa twari kumwe, umaze kumva ibingibi wantwasire bonne vrastari, wanyijujemo umuyobore kandi umuhe amavuta n'imbaraga, umuyoboze ubugwaneza bwawe n'imbaraga zawe. Ndagushimiye kuko uri Imana, bikora byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha rero. Ntujye kure, uzajye uhora hafi kuri iyi channel cyangwa se kuri iyi TV kugira ngo wumve byinshi bitandukanye. Turi kumwe nk'uko Imana yabyemeye. Tuzajya tuvuga byinshi uko Yesu yatugire neza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.